Good morning, my people. Mumeze neza. Welcome and welcome back to the channel. Nkuko mubibona rero ndi mu nzira. Yes, mumeze neza. Njye meze neza cyane. Welcome ku basanzwe, welcome back ku bashyashya. Ubundi rero nimba uri mushyashya hano kora subscribe, ubundi urebe ukuntu ibintu bihagaze. Aha rero hari mu gitondo nari mfite rendezvous kwa médecin traitant wanjye. Yes guys. Urumva nari maze iminsi ntameze neza cyane, but right now I'm good. I'm back like I never did. So ubu ngubu rero nari ndi kujya hano ndavuga ariko reka nzabajyane mbereke ukuntu. Good morning guys, mumeze neza. Nkuko mubireba rero nje kubeka ukuntu noza imodoka nyine ukuntu bigenza. Welcome back to the channel. And welcome to us. Hano rero guys, murabona ko ngiye nshyizemo igiceri. Ushobora no gukoresha ikarita, hari ukishyura ukagura akajeto, hari utujeto bagura, ako kajeto ukakinjizamo ugakoresha ako kajeto kaba ari suforme y'igiceri. Yes guys, rero stay tuned, ni gutya ngiye kubereka. Nuko nguko ndaza nkayizenguruka, nkabanza ngashyiraho amazi ashyushye ari kuri hot pressure arimo n'ifu. Mu nyuma iyi modoka yanduye cyane, hano ngeze hari akaroso. Yes, hano inyuma yanjye, exactement inyuma yanjye muri kubona umugozi usa n'urukurereta atari uyu mfite. Uwo mugozi ni uw'ikiroso. Ndaza nkakuba iyo namaze gushyiraho isabune. Iyo nshaka gushyiraho isabune nyayo, fata uru ruhande hano nashyiriye igiceri, muri kubona undi mugozi w'ubururu, ndawufata nkakuya kuri mose, nkabanza nkayitera urufuro yose, narangiza ngafata bwa buroso nkayifrota, nkayikuba neza, nkayikuba nkayinoza. Hano ntabwo yari yanduye cyane, nari ngiye kuyoza just kubera ko imvura yari yaguye isigaraho utuntu tw'ivumbi tw'utwondo njya kudukuraho. Yeah guys, ni gutya noza imodoka. Ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu bihenda, ni ibintu bisanzwe byoroheje. Mberetse uko kuntu nyoza rero. Ubutaha hari n'inzabona ukuntu mbigenza, nzanabereka ukuntu you can do this home, nubwo mu rugo nyine biba bigoye ariko birashoboka. Ufite umwanya wayoza rwose, biri very easy, ni ibintu byoroshye cyane. Yes guys, umva babwire ndabakunda cyane, ariko reka babwize ukuri koza imodoka ndabikunda, biri so satisfying. Njyana yanduye nkagaruka ndi kubona iri clean, isa neza, ikeye, nkumva ndanezerewe burya. Nkumva ndanezerewe cyane, but umva ndashaka kuzajya kuyihanaguramo imbere, nkanetwaya n'intebe, nkabereka ukuntu wanetwaya n'intebe zawe ziramutse zanduye, ziramutse zagiyeho ikizinga, ziramutse nabyo nzabibereka nimbikora, ninibuka nzabibereka. Yes guys, ahangaha rero nandi kuyizenguruka neza kugira ngo making sure muri kubona ko ndi kugenda nkapuye hariya, ndi kuba ngiye guhindura option. Nta kuntu nabibereka neza kuko hari urusaku, kandi inyuma yanjye hari abantu benshi bategereje koza, so ntabwo nari bujye mu byo kubereka details, but one day nzajya mu minsi y'akazi, noneho mu masaha abantu bose bari mu kazi, noneho nyoze in details cyangwa mbibasobanura in details, mbundi mumenye ukuntu bigenda. Yes, kugira ngo next time ntimujya mu kinamba mujye mubyikorera, ubundi mu saving money. Harado hano bampenduye option
iyi option nshizemo rero ni option yo kugira ngo nunyuguze amazi meza imodoka isigare iri clean iri brilliant. Yes guys, hari ahantu muri kubona hari agataburo ka orange, hirya ya akantu ndi kugira ngo mpindure option ni amadetayi y'ibintu uko bisobanuye. Ibintu byose hano bisaba gusoma, biba byoroshye cyane, icy'ingenzi ni uko uba ufite gusoma. Yes guys, ni uko nguko rero noza imodoka. Mwakoze cyane kureba ino video, kandi nimba utarakora subscribe guys, kora subscribe. We here to win, we here to support each other, sibyo? Ndabakunda cyane rero, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mukore, mukomeze mwiteho, mukomeze mwikunde, mukomeze kandi muzirikane bagenzi banyu, mubiteho, mubamenye. Yes, ndabakunda cyane. But my God, who is God? God loves you the most. Hano ngiye gushyira noneho akaburiya. Hano nari nkoze kuri option kugira ngo kaburiye cyane. Yes guys, byari rero nuko nguko noza imodoka, nta bintu byaraje, nta bintu birenze, biroroshye, nawe wabyikorera. Niba hari ikintu wambaza uzambaze, nujya kuyibikora ukabona wenda biragucanze, please uzanyandikire muri comments, cyangwa se ujye kuri Instagram urebe Shani Clemy, uhite unyandikira message ngo uti kano kantu se none kutakatubwiye kakaba kancanze. I will be there to respond to you anytime at any time. Nzagusubiza cyane. Umunsi wanjye rero wari hectic, mwakoze cyane kubana nanjye. I love you, I love you so much. Please subscribe.